narabivuze ko Sefu ari umukinnyi mwiza ariko afite ikibazo cy'indiscipline ariko ndibaza ko yanyumvishije kubera ko ndi mukuru we yitwa Junior nyine ni Junior ubwo nakura kitwa Senior azaba yamenye icyo kuvuga icyo ari ibintu biri Junior neza amafaranga yatagira umwana amaziki yaba amaziki Hello people, nizere ko mumeze fresh sana. Welcome to the show, it's your boy the entertainer. Mukomeza kunogerwa n'ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi. Tugarutse muri stories zitandukanye. Uyu munsi turi kumwe na Brand. Yumvuze supermarket ubundi bari Brand. Ni Brand. Exactly what does it mean? It means big Brand. Kontra zimaze kuba zingahe none? 8. Bawizikidi. Babaye abana. Ubu ni ndumwe urimo uri competition. Ndasangira ku isani imwe na Lil Wayne. Niko bimeze. Bad man. Mu minsi ishize nago turi buze gutinda muri show yacu. Welcome to the show mbere na mbere. Wakoze cyane kuba natwe munsi ni contract yarivuze kino no ku buzima bwa contract yarivuze ko ibikorwa bikomeje gukora kandi ibyo nkora abanyarwanda babyakira kandi abantu bamenye ibanga kudashobora kugera kuri target y'ubucuruzi utamamaje ibicuruzwa byawe ukoresheje supermarket. Utaciye kuri supermarket. Nago byakunda. Ndasuhuza abakurikiye Yawe TV ndasuhuza abanyarwanda hose bari ku isi hose. Yego. Okay, muri Amerika, Australia, Iburayi, Aziya n'ahandi hose no muri Afrika n'ahandi hose ndabakunda kandi Imana ibaho umugisha kandi n'abaturanyi bacu Burundi, abatanzania hose n'ahandi hose ndabakunda. It's a bad man. Bad man. President of the ariko niriye zino kunda muri Ambassador of the Ghetto, Voice of the Money, the best of East Africa, the front line commander, item machine, the original copy, the brother from another mass, the King Kongo supermanager, the King Kongo. Yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from glass to grace, from pity to paradise, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, the library, most wanted, the library, most wanted, and command the king of YouTube. Okay, fresh sana. Iyo nkunda rero nyakunda yose kuko yose nayanjye. Kabisa. Titire zose kuri YouTube bati supermanager yagize ate biterwa niki? Biterwa nuko ndi igiti cyeze kandi igiti cyeze giterwa amabuye. Umuntu witwa Majide Black mu minsi ishize aretse kuvuga ati abantu bahafata ku mavuta ibiganiro n'abarwayi muremeranya. Majide Black ibyo yavuze ndabyemera kuko we yashaka kuvuga ko bamuhe ikiganiro agaragaza igikorwa. Majide Black ni young entrepreneur. Ni entrepreneur rwemeza murimo arakora afite ibyo agaragariza abantu hanyuma sundi agaragaza iki sizira miliyoni zibari ibihuwa super ngo umuntu ngo yaguza album ngo miliyoni ngo yayamaye bira bitangazamakuru bibikora byo bite none se reka mbanze nkubaze tujye tuvugisha ukuri album wowe uzi indembo ye wowe indirimbo yuzi niyi nayo nzi Bad man mu minsi ishize kuri Instagram yawe uherutse gushyiraho umwamikazi abantu muri comment bati supermanager adotse nawe basubiza amagambo meza cyane tse birabicere byose umusaza byaburamo umwana koko supermanager nk'umuntu wakunze n'abakobwa benshi guhitamo uramuhimakazi wa metero 2 n'igice ibyakugoye waya muzabimenyera muri stade by'ubuzima bwa supermanager bwite hanyuma kandi ibyo warunavuze bivuze neza amafaranga yatagira umwana amaziki yaba amaziki waya nawe nkubaze ni ikibazo gikomeye wabwira ufite ibiceri ufite umwana kandi uziko ibyishimo bya mbere ari umwana cyane neza ubwo amaziki ariko rero waravuze ko ubuzima wenda buri bujyanye n'ibyo rukundo uzabutangariza muri stade babona werekanye umukunzi ubwo bazategereza bazamenya ibyo by'ubukwe oya bategereze bazamenya ibyo muri stade muri stade niho bazamenyera iki ntazamenya private life urakoze cyane supermanager mu minsi ishize ikipe y'igihugu Amavubi supermanager no mwanaliste muri football by'umwihariko afite n'abakinnyi batandukanye ikipe y'igihugu Amavubi za kujya urkigira umusaruro mukeya ariko bikomozaho n'imyitwarire yitwa Sefu uyivuga hiki narabivuze ko Sefu ari umukinnyi mwiza ariko afite ikibazo cy'indiscipline ariko ndibaza ko yanyumvishije kubera ko ndi mukuru we niba yarababaye yararakaye yarakariye ubusa yego ariko niba ari umunyabwenge yaravuze ati koko ariko supa ibyo avuga nibyo reka mpinduke ubutumwa rero bwaragiye kandi dutegereje bizava imbere nako bizaza imbere ndizera ko azikosora kuko ubundi ni umukinnyi mwiza ni midfield fighting ndamukunda uburyo akina yego imbabazi yasabye rero yakazi hawe akwiriye kuzihabwa kubera ko
n'Imana irababarira usibye natwe abantu kandi ariyo dukosereza cyane. Yego. Hanyuma witwa Junior Gitaza kugaragara ahantu bamubwira bati agusabira ngo kujyanwe iwawe. Aba nta muntu usinya kontra 8 ujyanwe iwawe. Ahubwo bamugana ngiye kubaza ngo urebye muri showbiz ubona ahubwo abantu bakwiye kujyayo wari bande. Ukurikije imyitwarire ubona abantu bakwiriye kujyanwa iwawe ntabwo ari abari muri showbiz. Kuko wagiye muri showbiz wese burya bagiye gukora akazi gushakisha ubuzima. Kire kujya amatazi ibyo agiyemo akajyamo gusa kugira ngo avugwe nawe amenyekane. Ariko ubundi wagiyemo afite target afite icyo ashaka. Abafite gahunda ifatika. Showbiz rero ntabwo ari umukino wo kwisukira. Ni showbiz nyine. Ni nka politiki. Ubuzo wajya muri politiki ukina. Umuntu ajya muri koti zawe zakoreshejwe n'abantu biyamamariza kuyobora igihugu. Ntabwo wabibonye se. Uriya mugabo witwa Katumba yiyamamarizaga kuyobora igihugu kugira ngo wemerwe kwitabira kandidatire yawe cyane. Rero nk'ibyo uvuze ndabyemera. Hanyuma bari muri showbiz urambize ngo ubona ari bande bagiwawa. Ubundi umuntu wagiwawa nyine n'ukwiriye gukorerwa rehab akajyanwa muri rehabilitation akakorerwa akijirwa muri rehab. Ubwo urumva yagize ikibazo cy'ubwenge bwa butuzuye neza bitewe n'ibiyobyabwenge byatewe na depression n'ibindi. Ariko ndumva hari urugero ufite ndumva showbiz yo mu Rwanda nta numwe uri muri abo ngabo. Uwo muntu witwa Junior sibyo yavuze byari mu bwenge ubwo ni Junior nyine. Urumva ko wabivuze yitwa Junior kandi afite umugore n'abana super ariko yitwa Junior nubwo umugore batakibana ariko afite abana n'umugore. Yes nshaka kubimenya ibyo sinshaka sinyana navuga ku buzima bw'umuntu n'umudamu we. Iby'urugo rw'umuntu sinyambyinjiramo. Genda kubwiye ngo genda vuga we nkawe yitwa Junior nyine. Ni Junior ubwo nakura kitwa Senior azaba amenye icyo kuvuga icyo ari ibintu biri Junior. Nicyo babivuze gusinya kontara ya 8 ariko abantu bareba kuri YouTube channel yawe bakabona indirimbo nizeruka wamugani biterwa n'iki kubona indirimbo hari nasohoye yitwa uri mwiza bajyeho bayirebe mbanza gukora video nk'itonda buragiye narakubwiye ngo nkora ibintu nk'ibya Jay-Z muri Amerika. Jay-Z nta muntu umurusha ubustari no muri leta z'umwe za Amerika. Ni n'umuherwe ukomeye ariko nta papa aragireho gusohora ibintu ukora ibintu slow but sure. Uko kugira ngo uhabana ibintu byiza kugira ngo abantu ibintu byiza kandi buryo nushaka kugira ngo usimbuke urukiramende uritaza cyane. Iyo usubiye inyuma nibwo usimbuka. Abantu bareba kuri social media zawe ukoresha bakabona ukunda kwandika koti zawe mu magambo y'icyapa cyane. Bati biriya bintu bivuze iki kuri Super Manager? Bivuze ko ndi munini nyine ndi icyapa. Nta cyapa magana kijyanye icyapa uzi cyari cyo? Nta cyapa kijyanye n'uguti. Icyapa uzi cyari cyo? Uzi icyapa cyo bagishyiriraho? Cyapa n'umuyobozi. Kirayobora. Ndi umuyobozi nyine. Sinitwa se inspiration of the youth. None se hari inspiration of the youth wakwandika ibintu mu magambo mato. Reba iryo kote wambaye yanditse ngo fashion jeans. None se byandikishije mu kirere. Ni icyapa. Nuko rero. Banga Super Manager kuva ari brand wa mugani hari album ugeze gusohora yari indirimbo zitandukanye nka Sex Lady iraha n'indi ndirimbo yitwa Pourquoi wayisoreye hehe iri hanze abantu bayisanga yasohotse mu 2007 uzambera nari mwanza muri za Tanzania nkora n'amashow kuri YouTube channel yawe hariho show wigeze gukora muri za 2008 bavuga ati Super Manager iramyuka yarafite kiragiye babana wa mugani bashaka guhangana nawe icyo gihe bari bataraza muri showbiz nabo barabizi ariko baratuje nabo barabizi baratuje nabo baratuje ntabwo reka nkubwire buriya ntabwo urushinge rwahangana n'urugi urushinge n'urushinge buri uzarebe n'ikindi kintu ntabwo urushinge ntuzi ko urujomba ntushobora burya kujomba urugi ngo ruruhinguranye bijya biba ariko iyo ugereranyije ubona impamvu ki buri muntu wese ushaka fame ari wo wakomoza ko ndi famous nyine none se ntubyumva none se ushaka kurya ukagera ku giti cyeze si cyo wahagararaho ukavuga utireka iki ngicyo cyamfungurira werutse gupostinga umuherwa avuga ati niba ushaka nyine gukira ganira n'abakire bise bihura nuko niba ushaka kumenyekana nyine kuwamenyekanye urugero rwiza cyane hano mfite agafoto sinzi ahantu ngo wari uri gashobora kuba katagaragara neza ariko urebe ndarebye neza nsanga ni izo rinete wari wambaye izo rinete uzimaranye igihe kingana iki hari mu 2003 izo rinete ni type abantu batari ko si igiti ahantu hose kuburi nazo izo rinete se izi ziba zituma ndeba neza nanavuga neza ariko izo rinete ubundi zitwa super shade none wongera urebe n'iyi ngiyi
wene tunanyuza mureba ukuntu wari wibambye aho ngaho aho gateye kwa mugani ka kiryo ka supani na ka kera ni kabisa abantu bireba kabisa kabisa super manager ubundi atangira kuvuga ngo aginje muri showbiz ku mustari yabitangiriye hehe ubundi nabitangiye niga mu mwaka wa 3 primaire kuko najyaga ndirimba habaga ikizamini cyo bita ikizamini cyo kuririmba nibwo najyaga ndirimba class yose gahunda creative performance ubwo rero niho natangiriye ma secondaire nkajya negura ama spectacle nkaririmba ku ma stage ubwo urumva ni ibintu navukanye byari mu maraso ni marisonere super manager yageze yajya cyangwa aracyafite urugendo oya na Bill Gates ntabwo yageze yajya ngo abaragaritse ibikorwa by'ubucuruzi agasaba abantu akavuga ati ubu ndahagaritse ngiye kurya amafaranga yose mfite ahubwo ubu navuga ko aribwo ntangiye gusa ndashimira Imana ko nibura mfite icyo ugezeho mbona ndi mugi mfite umurongo ujiswe uti nasabye Imana kuma kumenyekana nibyo urabisabye narabisabye pe wakundaga femu na kera nakundaga femu cyane nakundaga femu cyane ariko Imana ibyo byose umuntu yavuga ko yabigoye ko muri Rwanda wa mugani uvuze ngo super manager abantu bavuga ko batamuzi bari bakeye oya nuwavuga ngo ntamuzi abarwaye si ikibazo cye icyo gihe nuko afite cya kibazo kiri mentale no kumuvuza kuba utazi super manager ubwabyo ni uzajya umubwira uti Rwanda find a doctor consult doctor ndere ushake muganga gusuzuma gusuzuma kuki utazi super manager super manager kuza kugira umutima wo kumva nta mutima mubi wasangira n'abantu bose ahantu uri hose umuntu wese ukamufata ukuri njya mbona nk'abantu basanga nk'abari mu kinamba biruka ku modoka yawe bikwereka iki bivuze iki kuri buzima bwa super manager kubona abantu bose inzego zose zifuza kugera kuri super manager n'abakugezeho umuntu yakwita ko basa n'abaciritse nubwo nta muntu ubuciritse no do the right thing at the right time then live the world as you have found it kora ibyiza ku isi uzasiga isi nkuko wayisanze kuko niyo wakwiremereza harabaremereye kukurusha bete ibane n'abantu neza kugira ngo wenda n'abagukomokaho batazahura n'ibibi wakoze wowe ukiriho ubukire super manager bayifuza n'ubuki ibitarumaze kubigira konta ubukire bwa mbere n'ubwo mvuze kubana neza n'abantu kugira ngo nejo ubundi nuvaho nuwawe atazagira icyo ahura nacyo kibi kubera ko witwaye nabi kuba uri famous ufite amafaranga ukabimanaginga gute se no gusangira n'abandi kuba famous hari bapfu babaye famous nabazana ba famous kundenza cyangwa se urwego rwanjye wenda ndiho narwo ni rwiza hako giye magaciro ubumuntu kubana n'abandi nago bishoboka ahubwo n'igihe bazamuye kuko nagiye abantu bakareba cyane ahubwo uzanakurikirane baje nyuma n'ubundi nanaje kumenyekana nduwo ndiwe ariko nanjye nkunda umuntu ukora bafite uruhare nabo bagize kugira ngo izina ryanjye rigira aho rigera handi harenza aho ryari aho barisanze ariko ni byiza kugira ngo dukomeze dukorane neza niba bishaka ariko niba batabishaka super manager will remain super hari imigani y'abanyarwanda ariko n'ubundi yewe ndibaza ko kuko gende baza ko bona ni ikintu cyoroshye bazaza babwira abanyarwanda gusa batwakoshereje umugabo reka dukomeze dukorane ibyo bitarabaho ngo baze basaba imbabazi super manager yabahanaguye urabizi nawe icyo nicyo gisubizo bati hari imbwa ariko ngo hari imbwa bajya bavuga eshatu ngo hari yimu wayihaye umuntu agusabye ikiganiro n'umwishyuje ariko nawe gusabye indi service urayimwimye no umuntu buke biba bivuze iki no kwikunda biba bivuze no kwikunda urabiko umuntu buke no kwikunda urakoze cyane n'ishyari ryo kuvuga ngo yaratera imbere kandi we ntarebe ko nawe umuteza imbere iyo usabye service bati muri showbiz harimo ibintu by'ishyari biterwa n'iki nuko ari urubuga rw'amafaranga kandi urubuga rw'amafaranga cyangwa se amafaranga niyo ateranya abagabo niyo ateranya n'abantu bose tureka abagabo kandi ubwa urabizi ko showbiz ni teririmo akaryo ariko hanini usanga nyine ako karyo wamuhesheje wowe umusaba attendance gusa ugasanga biranze se ya biba biterwa n'iki se ni kwa kwikunda wavuze ni ukwikunda cyangwa se gushaka kubaho kubonyine kandi wenda ugasanga urashyiramo essence yawe ugiye kuri tere abandi wenda bishyuza na interview bibaho hari umuntu waka interview akayikwishyuza ahanini kwikunda na ya mashyari birajyana ariko hari umutipe bitwa Majid Black nyankunda gukurikirana ibiganiro bye burya nawe ajya kugira ukuri kujya gusa nk'ukwawe atubungu bigeza ahantu ushobora kuba urimo kwinywera nk'icupa wajya kwihagarika ukarijyana kuko mvuga ati abahungu nasanga bambaye isi yarahindutse ariko ni ngombwa tuyibe nk'uko imeze kubera ko nibwo buzima turimo gusa icyangombwa ni ukumenya ko
hari abakunda ko tubaho hari n'abadakunda ko tubaho kandi siniko imeze ariko tuzayibamo gutyo. Ariko nagiye umuntu ashobora kuguhemukira byatewe n'ikigare yagiyemo icyo gitangazamakuru kikaba hari ikindi kirimo kwacyo gishobora gutuma wenda nabyo byabaho ariko sinabivuga cyane kuko jewe ntago nzi abandi bamushutse cyangwa se ababashutse ndeba bo nkabo ariko nabyo byo byabaho it can happen. Yego ikipe y'igihugu Amavubi umusaruro mukejo wundi hari inama yerutse guterana yarimo n'amashami abantu batekereza ko bagiye kumwirukana birangira akomeje akazi umusaruro muke w'ikipe y'igihugu ushyira kuri inde super kuko football ni ibintu uzi cyane umazemo igihe za gorani zarakwanditse tutateguye mashami yagiye mu bintu byamaze nubwo nawe tari shyashya ubushobozi bwe gutoza ikipe y'igihugu urebye ntago abonye uko apanga mbona rimwe na rimwe nuko hindura abakinnyi mbona ntibinejeje ariko abakinnyi ifite muri East Africa yakabaye hanyuma uko muri ratsinda twarimo ariko nitwe dufite abakinnyi babi cyangwa n'umutozo ubushobozi bwe ni buke ndimo kukubwira biterwa imitegurire preparation mauvaise preparation bad preparation gutegura nabi egari gukora nabi ubuyobozi bubigiramo uruhe ruhare muri kwa gutegura nabi niba bavuga akavuga ati none ze bitegurwa nese bitegurwa ze n'ubuyobozi nyine cyangwa se na nta urambajije bajira igisubizo nyine babwabigizemo uruhare none se bwo butegura ye hari inkuru yindi nayo yasakaye ya kapiteni w'igihugu Niyonzima Haruna Sagaye warayumvisha ntabwo ndayumva yinsobanurire ngo bavuze ngo ko Haruna yabeshye ko hari umuntu wo muri famille wageze ibyago ngo ageze ku kibuga cy'indege ngo n'umuyobozi wa Ferwafa amuha amafaranga avuga atagiye kwifashisha muri ibyo bibazo yagize bagezeyo abantu bagiye kumusura batereka ariko nta cyabaya nzabikurikirana nzabivugaho neza namenye ko bimeze Super Manager avuga ibintu afitiye amakuru neza ibikorwa bya Super Manager bikurikiye nyuma yo gusinya contrat yindi ni ibihe noneho ni byiza n'umuziki mwinshi bazabona indirimbo kontra zindi nazo ziyongera ibitaro birimo birubakwa ikirenze ndashimira yawe TV n'abanyamakuru hanyuma abanyarwanda bakomeze banshyigikire bazabona ibyo mbasezeranyije ndi umunyakuri sinjya mbeshya bakoze cyane Super Hospital dusoza Super Hospital biratangiye gukora ryari bizakorera navuze ko umwaka utaha ariho nzayigaragaza ibikoresho biriherereye i Nyanza nzabereka zabyerekana ho yego Super Manager wakoze cyane kubana natwe turagushimiye reka tukwifurize iterambere no mu bindi bikorwa murakoze cyane yawe TV reka mbashimire cyane nitwa Patrick ndabashimiye mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya yawe TV.